witeguye adusomere mu butumwa bwiza kuko bwanditswe na Matayo igice cya 24 umurongo wa 38. Kadusome mu izina rya Yesu. Kuko bari bameze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure, bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashingiraga, bageza mu minsi Nowa yinjiriye mu nkuge. Ntibabimenya kugeza aho umwuzure waziye ukabatwara bose. Niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzaba. Amen. 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 Ya urwandiko rwa Petero rwa kabiri igice cya 3 umurongo wa 9. Petero wa kabiri igice cya 3 umurongo w'9. Umwami Imana ntatinza isezerano ryayo, kuko bamwe batekereza yuko iritinza, ahubwo itwihanganira, idashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. Amen. Bakoze cyane, Imana iguhereza umugisha. Turagira ngo tuganire muri aya magambo mu kanya gatoya Imana iduhaye, kandi ndabinginga kugira ngo dutaramane muri uyu mwanya mutoya, tubane umwanya w'ijambo ry'Imana. Umuririmbyi w'indirimbo za wokovu ndamukunda yararirimbye ngo maneno ya Mungu ni kwetu chakula na dawa ya roho na nguvu ya kumsaidia Mkristo katika safari. Amen. Amen. Ijambo ry'Imana rije rishobora kuza muri ibyo bice byose, ishobora kuza ari ibyo kurya wari urisonzeye, cyangwa rikaza ari umuti w'indwara wari ufite, cyangwa rikaza ari ryo kugusubizamo imbaraga muri uru rugendo. Amen. Kandi Imana nyiraryo iryohereza kubw'impamvu umwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo izayohereza ijambo rimwe rikaza rije kudukiza. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Umutwe w'ijambo tugiye kuganiraho, tugiye kuvuga ngo Imana ntitinza isezerano ryayo, kuko bamwe batekereza yuko iritinza, ahubwo itwihanganira, idashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. Izi nkuru tuvuye gusoma nizo turi butindeho. Twasomye mu butumwa bwiza kuko bwanditswe na Matayo. Yesu yarakoranye ikiganiro n'abigishwa ngo bamubaza ibintu byinshi bitandukanye. Bamubaza ibyo ngo bari bamweretse imyubakire y'urusengero rw'i Yerusalemu, kandi ngicyo bari bamutegerejeho ngo kwari ukugira ngo nawe atange igitekerezo ciwe, ababwira ati iyi myubakire y'uru rusengero ni myiza cyane, ariko ahita ababwira kuko ngo nta buye ngo rizasigara ngo rigeretse ku rindi. Amen. Ngo birabatangaza cyane. Ngo barasubira ngo baramubaza bati none se ibyo bizaba ryari, n'ikimenyetso cy'imperuka n'icyo kugaruka kwawe kizaba ari ikihe? Yesu arabasubiza ngo ntiyababwira ati ikimenyetso ni iki ngiki,
ahita babwira ngo mwirinde ngo hatagira umuntu ubayobya. Ahita babwira ngo mwirinde hatagira umuntu ubayobya ngo kuko ngo abantu benshi ngo bazaza biyita Kristo kandi ngo bazayobya benshi. Akomeje ababwira n'ibyo bimenyetso rwose yaje kubibabwira. Niho yageze ahangaha aravuga ngo kuko byari bimeze mu gihe cya Nowa ngo ni nako bizaba bimeze mu gihe umwana w'umuntu azasubira kugarukira mu isi. Ngo kuko ngo bararyaga ngo bakanywa ngo bakarongora, donc bakoraga ibikorwa byabo by'ubuzima busanzwe, nta na kimwe bigeze basubika. Ngo niko bizaba bimeze. Bita bituma ntekereza kugira ngo tumenye ngo se mu gihe cya Nowa byari bimeze gute. Iyo usomye Bibiliya mu gitabo cy'Itangiriro uhereye mu gice cya 6 niho uzasanga amakuru y'igihe cya Nowa. Igihe cya Nowa ngo ingeso ngo z'abantu, ikintu cyaranze igihe cya Nowa ngo ingeso z'abantu ngo zari mbi. Mu gihe cya Nowa igihe cyakiranze ngo ingeso z'abantu ngo zari mbi. Ikindi kintu kiranga igihe cya Nowa ngo nuko ngo kwibwira kw'imitima yabo ngo kwari kubi ngo iteka. Kwibwira kw'imitima yabo nako ngo kwari kubi iteka. Imana imaze kwitegereza ibyo bintu havuyemo ikintu gitangaje kandi giteye ubwoba. Ngo Imana ngo iricuza. Ubundi kwicuza ntiyakagombye kuba karagiteri iranga Imana, yagombye kuba karagiteri iranga abantu, kuko twebwe abantu tumenyeho bikeya, ntituba tuzi n'ibizaba ejo, ntituba tuzi n'ibizaba ejo bundi. Bimwe tukabifatira imyanzuro kuko tutazi ikizavamo, ariko Imana yo izi byabayeho, izi biriho, izi n'ibizaza. Ariko igitangaje, izi ngeso ngo z'abantu zimaze kuba mbi, ngo no kwibwira kw'imitima yabo ngo nako kubaye kubi, ngo ku buryo ngo bw'iteka ryose Imana ngo iricuza, ngo yicuza icyatumye mu muntu. Simbizi niba hari ahantu henshi Imana yicujije, ariko njyewe iminsi ngize nsoma Bibiliya nabonye ahantu habiri. Igihe cya mbere Imana yicujije ni iki gihe cya Nowa. Ngo Imana yicuza icyatumye abantu. Ikindi gihe Imana yicujije ngo ni igihe yimikishije Imana ngo imaze kwimika Sawuli, ngo imwimikishije amavuta, ngo Sawuli ntiyabasha kumvira, ntiyabasha kuja mu bushake bw'Imana. Imana ngo yicuza icyatumye ngo yimikisha Sawuli amavuta. Iki gihe cya Nowa nacyo Imana ngo yaricujije, ngo yicuza icyatumye ngwirema abantu. Ndetse ntiyicuje icyatumye irema abantu, ngo yicuje n'icyatumye irema n'inyamaswa. Ni ukuvuga ngo icyaha cy'umuntu no gutekereza kwiwe kubi kwatumye Imana ibabazwa n'igikorwa yakoze cyo kurema umuntu, ibabazwa n'inyamaswa nazo yaremye kandi zo ntizari zacumuye. Ariko nkunda ijambo ribaho hantu Bibiliya izivuga ngo ariko Nowa ngo agira umugisha ngo kuwiteka. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Nowa ngo agirira umugisha kuwiteka. Amen. Imana ngo ishakisha mu isi yose, ishaka mu isi yose y'abaremwe ibihumbi n'ibihumbi, sinzi ibihumbi byari biriho icyo gihe, ariko ngo Imana ishaka ngo umuntu. Imana ishakisha umuntu mu isi, ngo ibonamo Nowa wenyine aba ari ugaragara ari umukiranutsi imbere y'Imana. Amen.
Amen. umwanditsi w'Abaheburayo aravuga ngo kwizera ngo niko kwatumye Nowa uku kwizera kwiwe yakugarutse aravuga ngo niko kwatumye Nowa ngo yumviye Imana aravuga ngo ibimana imbwiye nubwo bitagaragarira amaso nubwo nta kimenyetso gifatika kiriho uyu munsi wa none ariko kuko ari Imana ibivuze no kubikora izabikora. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Bibiliya izitwereka igihe kandi Imana yasubiye gushakisha Ezekiyeli hano uravuga ngo Imana ngo yigeze gushakisha umuntu imushakisha mu bami imushakisha mu batamzi imushakisha muri rubanda rugufi imushakisha mu bategetsi umuntu ngo aragorana umuntu ntiyaboneka ariko Imana mu gihe cya Nowa ngo yitegereze isi yose ngo isanga isi yose yaranduye ngo yitegereje ngo isangamo gusa Nowa wenyine. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Nowa ngo agira umugisha mu maso y'Imana. Imana ngo iramubwira ati ubu ngubu habona isi yaranduye none ga ugenda uzibarize inkuge nurangiza kubaza inkuge niyo izagukiza kandi ngo bizamufashe igihe kirekire imyaka myinshi ndagira ngo ubanza ari imyaka ijana hafi na 20 ngo akora icyo gikorwa yubaka inkuge ashakisha ngo igiti cyitwa umugofero akabaza imbaho no akirirwa kubita agashaka ubushishi agashyiraho Imana yari yamubwiye amabwiriza imuhereza na za mezire n'ibipimo byose uko inkuge izaba imeze ariko Imana iramubwira ngo kugira ngo ntarimbura izaremwe zose iramubwira ngo muri yo nkugu uzayibanamwo ngo n'inyamaswa z'amoko yose kugira ngo urubyaro rwazo rutazarimbuka rugashira ngo uhereye ku nyoni n'ibisiga nk'uko amoko yabyo ari no mu matungo nk'uko amoko yabyo ari ngo akinjiza ikigabo n'ikigore ngo no mu bikurura inda nk'uko nabyo amoko yabyo ari ikintu cyantangaje Imana n'umuhanga ikintu cyantangaje Nowa ngo ashyiramo n'ibyo kurya. Amen. Umutekereze ibyo kurya inyamaswa buriya ntizisanga ibyo kurya zimwe n'indyarwatsi izindi zitunzwe n'inyama ibindi bimwe bikururuka bitunzwe n'umukungugu ariko ikintu cyantangaje nuko ngo ibyo bintu byose yabizaniye ibyo kurya iminsi byamaze ubanza ari iminsi ubanza ari 150 niyo minsi Nowa ngo yamaze muri ubwo bwato nukuvuga ngo ibyo bintu ntibyigeze bisonza byagaza birya izo nyamaswa zose uko zanganaga zagaza zirya Nowa arubaka iyo minsi yose ageza ku munsi Imana yamubwiye ngo igihe kirageze ngo agira iminsi 7 akinguye inkuge Imana ijwi ry'Imana rirakomeye Imana ihamagara izaremwe byose igahamagara kimwe muri buri bwoko ikigabo n'ikigore bimera amatwi birumva bimenya ijwi ry'Imana. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Bimenya ijwi ry'Imana kandi bimenya aho inkuge iri kandi ntibzagaza bigenda ijoro byagendaga ku manywa kandi inkuge ya Nowa ntiyari yihishe kuko cyari ikintu kinini cyane bikagenda bikinjira ku manywa hakinjira niba ari inzovu ikinjira niba ari imbogo ikinjira niba ari amasha akinjira kandi ibyo bintu ntibinganya umuvuduko ntibinganya no kwihuta hari amasha yihuta cyane n'imparage nazo zigenda zihuta cyane zari zifite umuvuduko wazo utuma zigenda zikagera ku bwato vuba
ariko hari n'utundi dusimba natwo tuba tugenda gahoro, ariko Imana iratwihanganira. Haleluya. Amen. Imana ntiyavuga ngo ubwo inyamaswa ziriya nini zibangutse zihuta zamaze kugeramwo, utu tundi duhaye tugenda gahoro gahoro ndatwirengagiza. Ariko Imana iduhereza umwanya. Haleluya. Imana iduhereza umwanya. Utwo dusimba twose utekereze isha cyangwa ifumberi irihuta cyane, ariko Imana yavuze ngo bizaba ibiguruka, bizaba amatungo asanzwe bigendesha amaguru ane, ngo zaba ndetse n'ibikururuka, utekereze kugeza ku kanyamasyo, wenda n'ikinyegeri, wenda n'ikijongororwa, nacyo kiza kigenda gahoro, urugendo rwacyo ruritonze cyane, ariko urwo rugendo rwose Imana irarwihanganira. Amen. Kugira ngo nazo zinjire bikiri. Ikiza gitangaza giteye ubwoba nuko abantu bazi kugenzura ikirere, nuko abantu bazi ubwenge, nuko abantu bazi kumenya, nuko abantu bahawe ubwenge bwo gusobanukirwa ibikomeye, ariko ngo ibyo bintu ntibaruha babitekereza. Amen. Ntibibaza batese izi nzovu zivuye he zihaye zigenda zikinjira, izi mbogo zivuye he, aya mahongo avuye he, ibi bintu uko biro watagiye kubifata mu gasozi biriko biraza bikinjira gute? Icyo kintu nticyagira icyo kibwira abantu b'icyo gihe, kuko ubwenge bwabo bwari bwarononekaye. Bakabona byinjira ngo bimara iminsi 7 umuryango gukinguye, n'utwo tunyamasyo, utwo tuntu twose tw'udusimba tugenda gahoro gahoro. Imana iradutegereza, iratwihanganira kugira ngo twinjire mu bwato bwawe, kugira ngo tuzarokoke n'urubyaro rwatwo ruzosubire rubeho mu isi. Icyaha cya muntu kirakomeye cyane, kuko cyagize ingaruka no ku bindi byose byaremwe, kuko umuntu yacumuye. Ngo biragenda byose birinjira, abantu ntibabitekereza, ntibabimenya, ntibavuga bati si ibingibi tuhaye tubona bimeze gute, ni ibiki, bigenze gute. Hari abandi bantu baza bashimisha muri iyi nkuru. Nongo yinjirana n'umugore wiwe. Haleluya. Haleluya. No yinjirana n'umugore wiwe. Ubu ngubu biragoye. Hari ushobora kubwira umugore wawe uti ngwino twinjire mu gakiza, ngwino tujane mu bwami bw'Imana, akakugora. Mukristo yaramugoye. Ngo abwira umugore wiwe ati muze twinjire mu bwato. Umugore aremera ajamo, abwira abahungu biwe ati muze twinjire mu bwato. Ubu biragoye, ushobora kubwira abana bawe, baba abahungu cyangwa abakobwa, ukabwira uti inzira nziza aho twokwihisha, aho dukwiye kuba ni mu gakiza, bakakubwira ahubwo kuko ibintu byakurenze utazi n'ibyo uvuga. Umukristo ngo yagaza bibabwira, ngo akabwira ati njyewe maze gusoma no makuru y'uyu mudugudu dutuyemo w'irimbukiro, nagize umutwaro kumumbona nta mahoro ngifite. Ngo bibabwira ku manywa, ngo bibabwiye ku manywa, ngo n'abandi banyamuhana bose ngo barabimenya, ngo baravuga batahari yavangiwe afite ikibazo, mutegereze wenda naryama nijoro, la nuit porte conseil, mwijoro aryamye asinziriye, ahari ibi bintu byamujemwo biraza kumuvamwo, ejo mu gitondo buzoca byamuvuyemo. Amen. Ariko umukristo ngo akumva ahubwo ngo ariko akomeza kuremererwa. Haleluya. Rimwe na rimwe ibi turimwo biza bigora gusobanurira abandi, kubera uko tuzumva siko babyumva. Ariko Nowa
ibyo yumvaga yagize umugisha umugore nawe arabyumva agira umugisha abana barabyumva hari abandi bana bagize umugisha bari baravutse mu yindi miryango abakazana bano haleluya abakazana ba Nowa nabo bagirira umugisha kuri sebukwe hari abantu baza bagira umugisha bakawugira wenda utari uwabo gusa ku bwabo ku giti cyabo ari umugisha bakoreye ku bandi. Naomi amaze kugenda n'umugabo wiwe Elimeleki baragiye i Mowabu bahagiriye ibibazo, ariko umukobwa wari warigishijwe Imana wabaye mu bitaramo bibiri bitandukanye, yabaye mu gitaramo cya Naomi yamubwira Imana ya Isirayeli amubwira n'imbaraga zayo, ariko arasubira kandi aba mu kindi gitaramo cy'amarira cyo kubona sebukwe apfuye n'abagabo babo babiri nabo bapfuye. Ariko kubera kuko yari yaramaze kumenya Imana ya Isirayeli agirira umugisha kuri Naomi aramukurikira. Amen. Haleluya. Agirira umugisha kuri Naomi aramukurikira amenya Imana ya Isirayeli aravuga ngo Imana nubwo bimeze gutya kizabura kutugirira neza. Iyi Imana amaboko yambwiye nubwo mbaye muri ibi bitaramo bibiri bitandukanye, ariko iyi Imana kizabura kutugirira neza. Amen. Abakazana bano nabo baravuga bati ubwo data bukwa bivuze mureke tugende natwe twinjiremo. Nabo ngo baragenda binjiramo. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Nowa agirira umugisha ku Mana. Imana ngo ishakisha umuntu muri icyo gihe ngo ibona nta muntu uhari. Twasomye mu rwandiko Petero yanditse, arandika aravuga ngo Imana ngo ntizitinze isezerano ryayo. Amen. Imana ntizitinze isezerano ryayo. Uko hari abantu bari mu gutekereza ngo imyaka 2000 irashize na 20 n'imisago Kristo aje kandi yaravuze ngo ndagiye ariko kandi nzogaruka, bagatekereza kuko igihe kibaye kirekire. Byari gushoboka kuko abana bano hari binjiranye nawo umunsi wa mbere bagaza ku munsi wa 7 cyangwa wa 6 bakavuga batariko uko tugize iminsi 7 twicaye hano. Iminsi 6 irashize twicaye ahangaha, uko se twicaye dutegereje iki? Wenda hakaba n'uwo fata n'umwanzuro akavuga ati reka niviremo ibi ngibi ntakigenda. Ariko bagumamwo. Haleluya. Baguma mu nkuge. Umuririmbyi yavuze ngo none natwe dufite iyo nkuge. Ngo nagakiza twahawe na Yesu. Haleluya. Aravuga ngo niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo ume muri iyo nkuge ukire kurimbuka. Aravuga ngo ikintu cyari kigoye kumvikana Nowa yarahaye ababwira ibitaraboneka, akababwira ngo imvura izogwa. nta idea y'imvura yari ihari. Nta muntu wari wabona imvura. Imyaka yamezwaga n'ikime. Ariko Nowa arazumva cyane. Nowa arazumva cyane aravuga ngo imvura izogwa, kandi ubwo Imana yabivuze imvura izogwa. Hallelujah. Ubwo Imana yabivuze imvura izogwa. Imana ngo ntitinze isezerano ryayo. Hari abantu bamaze kurambirwa muri uru rugendo, bavuze kuko batangiye kwizera no gutegereza Yesu. Imyaka 30 irashize, imyaka 40 irashize, imyaka 50 irashize, imyaka 60 irashize, ahari batangiye kurambirwa.
ubutumwa bwiza kuko bwanditswe na Matayo mu gice cya 25 uzahasanga inkuru z'abakobwa 10 ngo bose bari bategereje umukwe ariko ngo bageze igihe bose bararambirwa. Amen. Kandi ngo bararambirwa, bamaze kurambirwa bararyama barasinzira. Hari abantu bamaze gusinzirira muri uru rugendo kubera ko iki gihe kibaye, batekereza ko igihe kibaye kirekire. Ariko ijambo ry'Imana twasomye hano muri Petero ryavuze ngo Imana ngo ntitinze isezerano ryayo, ngo kuko abantu babitekereza, kuko abantu ngo babyibwira, ngo bakavuga ngo bifashe igihe, bakavuga ngo bifashe igihe. Haruguru y'isomye yaravuze ngo kuko ngo imyaka ngo 1000 kuri twebwe Imana ngo izifata nk'umunsi umwe. Nukuvuga ngo kuva aho Yesu agende aho Yesu asubiriye mu ijuru iyo myaka 2000 bishize uko ni nk'iminsi 2 gusa ku Mana. Yesu aracyari kuhamagara. Amen. Yahereye uwo munsi, haleluya. Hallelujah. Hallelujah. Yahereye uwo munsi niryo tangazo yatanze, aravuga ngo nimuze mwese abarushe n'abaremererewe ngo ndabaruhura, muze mwese mwinjire muri njyewe, ni njyewe rembo ry'intama, muze mwese mwinjire. Yesu arahamagara guhera icyo gihe. Nabugingo n'ubu ntarambiwe guhamagara. Hallelujah. Yesu aracyari kuhamagara, aracyari kwashakisha abantu mu isi, aracyari kwashakisha abantu bazaza mu bwami bw'Imana. Nico gituma Imana idatindije isezerano ryayo nk'uko abantu babitekereza. Hallelujah. Ahubwo ngo ikikoze Imana ngo yihanganiye abandi bagihaye bagenda bukeya nk'utunyamasyo, abandi bagihaye bagenda bukeya nk'intozi, abandi bagihaye batihuta batari impayamaguru, bagihaye bagenda gahoro gahoro. Umuryango w'ubundi uracyakinguye. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Umuryango w'ubundi uracyakinguye. Umwanditsi w'Abaheburayo yaravuze ngo nicyo gituma ngo bivugwa ngo niwumva ijwi ryanje uyu munsi, niwumva ijwi ryanje uyu munsi ntunangire umutima wawe. N'ijwi rya Yesu riguhamagara kubera kuko umuryango w'inkuge ugikinguye, umuryango w'ubuntu ugikinguye, ariko iminsi yarageze Imana ikinguruka. Hallelujah. Nubwo Imana yihanganye, ntituzi kwihangana kw'Imana niba kuzageza ryari. Bishobora kuba iyindi myaka tutazi uko ingana. Kandi muri iyo myaka yose umuryango wo kwinjira mu bwami bw'Imana uzaba ugikinguye. Umuryango wo kwinjira mu gakiza uzaba ugikinguye, ariko igihe kizogera umuryango ukingwe. Ntabwo ari uko bizoguma iteka, igihe kizogera umuryango ukingwe. Ariko nubona bifashe igihe uzoza uvuga ngo Mana, hari abandi ugihawe ushaka bazaza mu bwami bwawe. Futindije isezerano ryawe nk'uko abantu babitekereza, ahubwo wihanganiye bose. N'abandi bagihaye bagenda bigura intege, n'abandi bagifite intege nkeya, n'abandi batarabyumva neza, n'abandi batarasobanukirwa neza, n'abandi bacumva amakuru ya Yesu bakayumva nk'ibihushuka agatambuka, ariko hari umunsi bazumva. Amen. Amen. Tureka kubashiraho umurongo, tureka kubakatiraho umurongo. Babandi tugihaye tureba tukarebera iriya bari kure, bakiri kuri iyo ngiyo, wabareba ugatekereza ngo bariya ntibigikunze. Oya, haracyariho ibyiringiro kuko abo bantu bakiri kure Imana itindije isezerano ryo kugaruka kwayo kugira ngo nabo babone uko binjira mu bwami bw'Imana. Amen. Amen. Imana ntitinze isezerano ryayo rero, ahubwo yihanganira bose kugira ngo bakizwe kandi ngo hatagira n'umwe urimbuka.
Yesu agiye gusoza imirimo yiwe mu isi yaravuze ngo data abo wampaye bose abo wampaye bose nabakoreye ibyo nagombaga gukora nabahaye agakiza ku buntu ngo usibye wa mwana wo kurimbuka gusa ariko abandi bose irembo nararikinguye irembo ryo kwinjira mu gakiza nararikinguye Imana ntitindije isezerano ryayo Amen. Imana ntitindije ntihakagira unatekereza ngo atekereze ngo bibaye igihe kirekire oya ni igihe kirekire nyine ku bantu ariko ntikiraba igihe kirekire ku Mana ngo icyo Imana ishaka ngo irashaka kwihanganira bose kugira ngo bakizwe hatazaboneka n'umurimbuka ni ukuvuga ngo kurimbuka kwa buri wese niwe uzobigizemo uruhare ariko uruhare rw'Imana rwo kudukingurira irembo ryinjira mu bwami bw'Imana Yesu yararurangije. Amen. Amen. Haleluya. Hallelujah. Hallelujah. Arangije Yesu muri ibi bimenyetso nkuko twabisomye muri Matayo ngo ababwira aya makuru arababwira ngo nkuko byari biri ngo nkuko byari bimeze mu gihe cya Nowa kuko byari bimeze mu gihe cya Nowa ntiyigeze avuga kuko hari ukundi kuntu bizaba bimeze. Yesu azaza abacuruzi bacuruje bungutse. Yesu azoza ababonye za poromosiyo mu kazi bazibonye. Yesu azoza abafite za poroje zo kubaka amabiridingi bakizifite. Yesu azoza abantu bafite kunanirwa no gukora ibyaha bagihaye babikora kuko no kugeza ku munsi wa Nowa ntibigeze ngo batekereza ngo barebere ku bindi byaremwe byose ngo barebe ukuntu bihaye byinjira. Ibyo abera amasomo manini cyane bagakurebera bakavuga bati ibi bintu izi nyamaswa z'amoko atandukanye zihaye zigenda zikinjira zitagize uwazishoreye ngo azinjize muri ubu bwato. Icyo cyagombaga kubahereza amasomo, cyagombaga gutuma batekereza bakagira icyo bibwira. Ariko Bibiliya yavuze ngo ntacyo bigeze bibwira mu byo babonaga byose. Aravuga ngo uko iminsi ya Nowa yari iri ngo no kuza k'Umwana w'umuntu ngo niko kuzaba ngo kuko bari bameze muri iyo minsi ngo yabanjirije umwuzure. Ikintu ngo cya mbere ngo bakoraga ngo bagaza barya kandi ngo baranywaga. N'ubu abantu ko bararya kandi ko baranywa kandi baranezerewe bafite ibibanezeza byinshi. Ngo bararongoraga bakoraga amakwe. ngo barashingiraga ngo bageza ngo ku munsi Nowa ngo yinjiriye mu nguge. Kugeza kuri uwo munsi ibi bintu byose bari bagihaye babikora. Ikintu gitangaje 39 yavuze ngo ntibabimenya ngo kugeza aho umwuzure waziye ngo ukabatwara bose. Ntibabimenya ngo kugeza aho umwuzure waziye ukabatwara bose. Hari umugana abasaza bahagaze baca bakavuga ngo arimo urupfu ntiyumva. Abafurero bakavuga ngo amabiri agahayumva agakwa agahayumva mukungura.
ngo amatwi aza kuroba ngo ntaza yumva n'imihindagano. Ibi bintu zose ntibyagira ikintu bibigisha ngo kugeza ryari, ngo kugeza ubwo Nowa yinjiye amara iyo minsi yose inkuga ikinguye, ntihagira umuntu urebera kuri izo nyamaswa zose ukuntu zinjiye, ndetse n'utunyamasyo n'utundi dusimba twose tugenda dukurura inda hasi. Imana iradutegereza kugira ngo twinjire. Imana ntitinze isezerano ryayo. Amen. Kandi ntigendera gusa ku mpaya amaguru kuri babandi bihuse cyane bakinjira. N'abandi bagihaye bagenda gahoro, ariko bamaze kumva ijwi ry'Imana bakaryumvira, bagihaye babigerageza kugira ngo binjire mu bwato ari bwo bw'agakiza. Imana iracyabihanganiye. Haleluya. Amen. Imana iracihanganiye urwo rugendo rwabo kugeza ubwo bazinjira, kugeza ubwo bazinjira bose bakinjira muri ubu bwato. Umuririmbyi twahereyeho waririmbye yavuze ngo barabajije ngo se ngo Nowa ngo kuki wubaka iyo nguki, ngo urakora iby'ubupfapfa rwose, dore utuye imusozi kandi nta mazi ahari, ibyo ukora biradutangaje. Nowa yamusubiza ngo Uwiteka niwe wabivuze. Haleluya. Uwiteka ngo niwe wabivuze, ngo aravuga ngo abagizi ba nabi bose ngo bazapfa, ngo kandi ngo bazicwa n'amazi, ayo mazi ngo azaba ari umwuzure. Kandi gitangaje mu kindi gitero ngo barabazanya, ngo bagera igihe ngo bamwe barabazanya, ariko ahari Nowa ntiyabatubwira ukuri. Ngo bageze aho ngaho ngo baravuga bati reka haba na gato dukwiye kwemera ibyo atubwira, ahubwo dukomeze gusa mu byo kwinezeza. Ngo igihe nacyo nticyahagarara, ngo gihita vuba, Nowa yubakana umwete. Haleluya. Abamaze kumva bamaze kwakira, mukomeze twubakana umwete, mukomeze dukorera Imana dushishikaye dushize ku mwete. Haleluya. Ngo bose bamurebaga ngo niko bamusekaga bati noneho Nowa yasaze. Umurinzi aravuga ngo ijuru ngo risa nuko ritobotse, imigomero imvura ngo ikava hejuru, ayandi mazi akava hasi, ngo bireremba ngo kuri wa mwuzu, ngo bireremba ngo kuri ya inkuge ya Nowa iragenda. Ibyari n'ibitangaza. Ni gute kwibaza ngo ese iyo nkuge Nowa yari kuyisunika, ko atayubakiye mu nyanja, yari kuyisunika akayigezayo. Ariko Imana yari izi kuko amazi azayiterura. Haleluya. Amen. Imana yari izi kuko amazi azayiterura. Amen. Ijuru ngo risa n'ibitobotse, ngo ubwo hagwa imvura iteye ubwoba, ngo baravuga ngo kandi turarimbutse, ngo nka kwa kundi Nowa yavuze ngo dore urupfu ruratuzengurutse. Umuntu akazamuka muri etaje, amazi akamuzamukana, niba ahagaze ku butaka amazi akazamuka agahambira kumurenga, akinjira muri etaje ikazamuka, abinjira aburira ibiti bakazurira, amazi akagomeza akazamuka gahoro gahoro, iminsi 40 imvura ihayigwa. Ngo baravuga bati turarimbutse kuko Nowa yavuze. Ibyo Imana yavuze ntibizabihera. Nowa ngo yarabyizeye, abyizera adahaye abibona. N'ubu no kugaruka kwa Yesu niko bimeze. Amen. N'ubu no kugaruka kwa Yesu abantu bamwe bazavuga bati bigize iminsi baranabivuze, ariko iyo filime no kuyiyumvisha ngo bumve kuko izo bintu ari ukuri, kiba bifitiye umwanya. Noneho ngo Nowa ngo amaze kwinjira mu nkuge, agize iyo minsi yose ahamagara, ijwi ry'Imana rigize iminsi riduhamagarira kwihana. Amen. Ngo agize iyo minsi ahamagara ategereje kuko hari umuntu woza, ngo ntihagira uboneka. Imana irakinga, ngo imaze gukinga ngo baraza barakomanga, ngo baravuga bati Nowa dukingurire. Nowa ati yeme ntabwo ari njyewe wakinze.
igihe wakati neema utakwisha. Amen. Igihe cy'ubuntu kizogera igihe cy'ubuntu gihagarara. Ubu turacyariko kwingingirwa kwinjira mu gakiza ku buntu. Ku buntu twaboneye ku musaraba turacyariko twingingwa. Ryatangazo Yesu yavuze ngo nimuze mwese abarushe n'abaremererewe riracyamanitse. Ntabwo ryigeze rivaho. Nimuze mwese abarushe n'abaremererewe. Hallelujah. Biracyahari. Hallelujah. Amen. 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 Ubuntu bw'Imana buracyahari. Umwanditsi w'Abaheburayo aravuga ngo ubwo buntu bugihari ngo ntihagire umuntu bukerensa ngo bufushe ubusa. Amen. Ntihagire ubukerensa ngo bufushe ubusa. Amen. Amen. Umuririmbyi yavuze ngo umva ngo uko Imana yabasubije. Imana ngo yarabasubije ngo Nowa yagaze abigisha rwose. Nowa yagaze abigisha rwose. Iyo usomye inkuru za Nyamutunzi na Lazaro ageze iriya ikuzimu ngo amaze kubaba Nyamutunzi ngo ageze ikuzimu amaze ngo kubabazwa ngo yarangije Lazaro hakurya ngo abwira Aburahamu atari ku sogokuru we ntiworeka ngo Lazaro ava aho ngaho byibuze aza n'utuzi gusa ku ntoki ziwe atonyangirize ku rurimi rwanjye kuko mbabara cyane. Ngo Iburahimu ngo aramubwira ngo ibyawe byo kwinezeza wabikoreye iriya ukiri iriya ruguru hakiriho umwanya w'uko wokwinjira hakiri umwanya wo guhindukira. Ati none ga Lazaro nawe aruhukiye hano kandi hagati yawe nawe hari umworera munini ntashobora kuva aha ngaha ngo agere aho uri. Ngo aramubwira ati aho noneho ubwo bidakunze byibuze mureke agenda azamuke azasange bene data na bene mama na siziriya ruguru azababwire amakuru kugira ngo batazamanuka ngo bansange hano mbabarizwa. Ngo aramubwira ngo nibatumvira intumwa n'abahanuzi bariya basigaye nibatumvira ababa muri iki gitaramo cyane nibature nibatumvira aba babyeyi bacu bari mu kutubwira ijambo ry'Imana muri gitondo. Aravuga ngo habe n'uzuse ngo ntibazamwemera. Ngo habe n'uzuse uvuye ikuzimu nawe ntazoza ngo babwire amakuru ngo bayemeye. Imana ngo irabasubiza ngo Nowa yagaze abigisha rwose ngo ariko ngo mubigira ibikino ngo mwanga kumvira intumwa noneho ngo niryo teka muciriwe none. Abantu ngo bari bicaye mu nguge ibo ngo bari bafite amahoro. Amen. Amen. Abicaye mu gakiza bafite amahoro bafite sekirite bafite umutekano. Umuririmbyi w'indirimbo za wokovu yaravuze ngo katika wokovu nalindwa salama. Amen. Amen. Katika wokovu nalindwa salama, naishi kwa maji ya hai. Upendo wa Mungu unanizunguka na kunihifadhi daima. Amen. Amen. Hallelujah. Imana ishimwe cyane. Baswe. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Mugakiza turarindwa abari barinjiye abari bamaze kwinjira ngo bari bafitemo amahoro bafite umutekano. Ngo kugeza ryari ngo kugeza igihe bazasohokeramo. Uyu muririmbyi aravuga ngo none natwe dufite iyo nkuge ngo igereranywa ngo n'agakiza twahawe na Yesu. Aravuga ngo niba ushaka amahoro uze wihitiremo agakiza ureke kurimbuka. Kahandi amahoro ari muri Kristo. Iyo tumaze kwinjira mu gakiza tugira yacu mahoro atarayisi. Atarayangaya bisi birirwa bashaka. Tugira yacu mahoro. Umuririmbyi yaravuze ngo ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro no mu byago nzaririmba ndamahoro. Amen. N'abandiho cyangwa napfuye nziko nkumva n'Uwiteka Yesu ampibyo nkemye byose ndamahoro. Amen. Kubera iki? Kubera kuko turi mu gakiza. Agakiza n'ubwugamo.
turindirwa amahoro. Amen. Imana titinze isezerano ryayo, tituzi igihe, tituzi imyaka, tituzi igihe, tituzi imyaka, ariko icyo dukwiye kwizera tudashidikanya ni uko icyo Imana yavuze izagisohoza. Ushobora kutabyumva mu bwenge bwawe, ushobora kuba udahaye ibishikira, ariko icyo Imana yavuze izagisohoza nubwo utacyumva. Icyo Imana yavuze, Yesu ahangaha ngo yaratangiye kubabwira uko bizagenda n'ibyo kugaruka kwiwe, ntiyabibahishe, arabibabwira, arababwira ngo ariko nguko byari bimeze ngo mu gihe cya Nowa, ngo niko bizaba bimeze mu gihe cy'Umwana w'umuntu. Imirimo yose yarakorwaga kandi ngo barinezeza uko bukeye ndetse n'uko bwije, kugeza ubwo ngo umwuzure ngo wabatunguye uraza urabica, bose barapfa barashira. Ariko ngo Nowa agirira umugisha ku Uwiteka. Umwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo nta wundi mugisha mfite. Ni umugisha ukomeye kumenya Yesu. Nta wundi mugisha tugira, nta wundi mugisha dufite. Umugisha dufite nuwo twaherewe mu gakiza kabonerwa muri Kristo Yesu. Niho twihishe, niho turyamye, niho dutegerereje. Ntabwo tuzatungurwa, ntabwo umwuzure uzaza uzosenya isi uzosanga tutiteguye, kuko twamaze kwinjira mu bwato. Niho turindiwe. Kandi Imana ntitinze isezerano ryayo, ahubwo ngo yihanganira bose kugira ngo bakizwe. Amen. Abataraza nabo tubasengere. Imana ihamagaze ikivugirizo cyayo cy'ubuntu, niyo yohamagara. Imana yarahamagaye ibyo dutekereza ko bidashobora kumva, birumva, byumva ijwi ry'Imana. Ibyaremwe bizabyumva ijwi ry'Imana. N'amazi yarumvishije umunsi umwe mu nyanja, Yesu arabwira ngo ceceka kandi utuze. Amazi amera amatwi yumvira Umuremyi. Hari ijwi ry'Imana riduhamagara, kandi Imana ntitindije isezerano ryayo, ahubwo icyaha ikora kugeza ubu ngubu ni ukugira ngo yihanganire abandi benshi, kugira ngo bose bazakizwe hatazagira urimbuka. Ijambo ry'Imana rituganza ku bwa Yesu. Amen.